Kireva urabizi ko breaking ari ibintu byanjye naraye ku makuru no kumbura ku burwayi Sabe yari yatubwiye afite nza gutungurwa nuko akagera atari zanjye zatangiye kumubona mu Bubiligi uri kutangiraho yabwira abantu bawe mbabwira ngo ese Sabe ni wa mujyo mu bihe bishize nigeze ku breaking ukuntu Sabe yaguze inzu mu gihugu cy'Ubufaransa ni umukire yinjiza agatubutse akora kope zikomeye abandi bagiye bamubona mu gihe cya kampeni bakabona ukuntu n'imisatsi ihinduka ari kugenda nyerezamo nyine nawe ab'umusitari abantu benshi bakavuga ngo ari kwisanisha n'abantu babi Burayi ese yiteguye kujyayo bakavuga ngo ese ayo makuru akigera hanze yuko yamaze kurira indege ese hari aho bihuriye na menace yago yari yamushyizemo yego ari kumwitaho karahabutaka nkuko mubyuka kuri background turi ahantu hari urusaku rwinshi kubera ko harimo haritegurwa icyo gitaramo kizaba kirimo abahanzi bakomeye barimo Bulldog barimo Riderman barimo n'abandi batandukanye umwuka umeze gute ku banyenyanza biteguye gute ikipe yabo bahora biteguye abanyenyanza burya wabanenga ikindi ariko ikipe ni yabo barayikunda barayikumbura kuko itaba inyanza umuntu yavuga ati bahora biteguye by'umwihariko ko kwinjira ari ubuntu abarazaza muri stade bazahagera hakiri kare bari ikipe yabo bariteguye kandi ikipe nayo irabiteguye barishimira cyane kuza kubona abakinnyi ba Rayon Sport bagarutse mu kibuga nyuma y'iminsi bari bamaze mu mvune abo ngabo harimo nka Richard Ndayishimiye umukinnyi w'umurundi wari umaze iminsi adakina kuva shampiyona yatangira yari atarakina barimo nka Fall Nganye rutayizamu umusenegale nawe wagarutse wari umaze igihe afite ikibazo cy'imvune navuga ni umwuka ari mwiza muri rusange n'abakinnyi bari bagiye mu ikipe y'igihugu barimo nka Niyonzima muri DSF babugingo Hakim abo nabo bagarutse muri ekipe ku buryo ejo ikipe yacu izaba ifite umwanya mwiza wo kwipima yego ikipe ya Rayon Sport ari imaze iminsi wenda ititwara neza mu mikino ya shampiyona ejo ifite n'umukino ukomeye buriya umukino wahuza Mukura Victory makuru ya nyayo Sabe amaze iminsi 3 arandinze Liege niyo makuru naye nakiriye Clever urera ubwira abantu ba yego reka nyahere uburyo ari mu Bubiligi ibyo biba byakemutse mubiti imwe wigendere mwana wa mama ugire kwiruhukira ndatubwira muri siporo indi ya nyuma ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu twashyize akadomo ku mabombe ku ma one shot witwa Yagoya nzashira agahinda n'ingeri wawe nzataramana n'abamerekeje simbuke rimwe bamekado niparage rimwe yes reka nizere ko mumeze neza cyane amahoro urukundo kuri mwe duhana imbibi kubanzi n'abatanzi mwese ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kriza kuzwe kandi Yesu nashimwe nitwa Tushime Clever nitwa a man of the people ndi kumwe na TG turi kumwe na kameramani Shilo turi kumwe na kameramani Theo ibintu nizere ko ibintu bimeze fresh ibintu biza kumera fresh uyu munsi tuje mu busesenguzi butandukanye muzi nsesengura ariko nta ngingo nimwe mpejweho usibye politike ntinya teko nta namakuru yayomba mfite aho kugira ngo rero baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza aho kugira ngo nzaje kuvuga ibintu bibi navuga ibintu byiza uti gute rero uyu munsi tuzaniye iki uyu munsi nje kuvuga mu mikino by'umwihariko ndaza gukomoza ku ikipe ya Rayon Sport ndaza gukomoza ku ikipe ya APR ndaza gukomoza ku ikipe National di Rwanda Amavubi ndaza gukomoza ku ikipe ya Gasogi FC umuyobozi wayo ndetse kaba na CEO wo bita Kakoza Nkuza Charles amaze gusura Stade Amahoro mu rwego rwo kwitegura ikipe ya Rayon Sport bafitanye umukino wa shampiyona wa kane ku munsi wa kane turaza no kuganira by'umwihariko ku makuru hari avugwa yuko Haruna Niyonzima yaba yaramaze gusezera muri Rayon Sport yarashesha amasezerano turaza kwitabaza umuvugizi wa Rayon Sport wo bitanga Robben araza kubitubwira nabica ku ruhande nabwo muraza kuba mubyumva turaza no kubaha breaking news zitandukanye muri showbiz muri kagace nshobora kukubwira ngo weekend y'umunsi cyangwa se ryoherwa na weekend turaza kwifashisha obita umukada ari tereka nawe kuri telefone kugira ngo atubwire breaking news
byiza afite maze mbahesho ya weekend tuze kubana fresh ubwo twatangira mumeze neza basore banjye tumeze neza Kevin nawe umeze neza alhamdulillah ariko uno ufite imiriro mfite vibe turi mu kwezi kwa 9 turabura amezi 3 kugira ngo tugere ku musozo w'umwaka 2024 ibaze waratangiye umeze gutya ukagera gutya bikarangira ukimeze gutya ugikonje n'Imana yagwana yakubwira mu mwaka wose kutigeze ushyuha ese ni wigeze wishima wana muri no miss umeze neza urashaka kwitereka nawe kwitereka ni slenge y'umukada ahubwo wende ikintu nawe mvuga ndashaka ntabwo ari guhindura ni ukubabwira ibyo nzi kuko ntacyo nteze guhindura ukuntu ujya wumva umuntu ageze kuri YouTube ngo ngiye guhindura game ngo barababeshye uhinduye iki kandi nawe wavuze keretse waje ugakoresha amarenga tukabibona icyo gihe waba wahinduye game mu buryo bw'amarenga reka twigendere reka twigendere twigire mu mikino twigire mu mikino duhere kuri Rayon Sport ejo ifite igikorwa gikomeye ifatanyije n'akarere ka Nyanza ifite igikorwa cyo nakwita kwizihiza imyaka 125 akarere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda bajye banabimenya arukuntu mu ntara y'Amajyepfo igizwe n'uturere 8 ariko Kamonyi Muhanga Ruhango Nyanza Huye Gisagara Nyamagabe Nyaruguru ndetse na Nyanza ndumva 8 twuzuye Kamonyi Muhanga Ruhango Nyanza Huye Gisagara Nyaruguru Nyamagabe birakunze n'umunani rwose nibyo mbambize kandi ubwo ari ko ndi gufombaza no kuvuga ngo muri utwo turere 8 tugize intara y'Amajyepfo ekipe y'akarere ka Nyanza karimo aho hagati nako karimo rero nkuko babona kugira ngo wenda abantu baze kubisobanukirwa neza nkuko babona umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo twize bavuga ngo capital city of Rwanda is Kigali niko twabyitaga nujya muri Uganda kavuga ati capital city of Uganda azaba ari Kampala nujya mu Burundi azaba ari Bujumbura noneho ibi ngibi bije nyuma Kigali baye murwa mukuru w'u Rwanda nyuma kuko mbere hari ahandi hantu hahoze ari umurwa mukuru w'u Rwanda abantu batazi Kigali kuntu kera yitwaga sinzi niba arice byose hari igice kimwe cyari Kigali ngari kugira ngo bajyane basobanukira neza tuze kujya mu mateka abana bisobanukiwe hari n'ikindi harazarebero za Kimisange ku bantu babona za Kicukiro za Nyamirambo igice gito house hitwa mu Bwanacyambwe sinzi niba abantu bazi ibyo butwari bwa kera ndetse nuko bari kubyumva hafi aho ngaho harimo house hitwa kwa Mirenge ku Ntenyo nkeka ko Inyanza no kwa Murenge yari muri Ruhango abantu babizi neza hari ahantu house hitwa Irusaka ari wo mu karere ka Kirehe n'akare ubungubu ngira ngo nabatemberejeho gatoya hari ahantu house hitwa ku bitare bya Mashyiga ego wenda murahabona n'ahandi henshi hatandukanye house hitwa Kwijwi ku karwa k'amahoro hariya za karere ka Rubavu hariya mu kiyaga cya Kivu ngira ngo ntago tuje kuvuga amateka ubwo narindi kukubwira duce na tumwe nuvuga ngo Kigali ubu ni umurwa mukuru w'u Rwanda ariko ntago yahoze ari umurwa mukuru w'u Rwanda umurwa mukuru w'u Rwanda ku wenda ndaza sinzi akoreka nifashishe imyaka kugira ngo bize kuba clear neza nuvuga ngo kubw'umwami Musinga Sharirere Wopi Musinga akaba yarabyayeho bita Rudahigwa ariwe witwaga Sharirere Wopi King Mutara wa gatatu umwami Mutara wa gatatu Sharire Rudahigwa ngira ngo murabizi uwo nguwo papa yari Musinga rero kanze ihuriyeho n'ibyo ngibyo mu myaka 125 ishize umurwa mukuru akarere ka Nyanza cyangwa se Nyanza hari umurwa mukuru harabaye umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda byagenze bite rero Rayon Sport niyo yavukiye rumva n'ikipe yavukiye mu mujyi yavukiye mu murwa buri abantu bajya bavuga ngo Rayon Sport ngo n'ikipe yo mu cyaro yo muri icyo gihe n'ikipe yavukiye mu mujyi ni kwavuga AS Kigali icyo gihe sibyo n'ikipe yavukiye mu mujyi n'ikipe y'abanyamujyi yego n'ikipe y'abanyamujyi ni kwavuga AS Kigali y'iki gihe
ni ikipe y'abanyamujyi kuko icyo gihe niho hari hakomeye niho hari umurwa mukuru mbese ni ukuvuga ko Rayon Sport hagiye umujyi wose irahajya yego niko nabyitwa umujyi uhindutse ihita iwuzamo kuko wamenyereye umujyi ikipe y'abanyamujyi harimo abantu babyitiranya bakavuga ngo Rayon Sport ni ikipe y'abanyamujyi ko yavukiye i Nyanza kandi yari umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda sibyo izi Kigali n'ubu ni ikipe y'abanyamujyi so rero impamvu uriya niho yavukiye rumva isangiye amateka n'abantu baho kugira ngo bize kumvikana niyo mpamvu n'ubundi iri kujya ntabwo bajya kwizihiza iyo myaka ngo bajye gufata APR haravukiye Rayon Sport sibyo ntabwo bajya gufata Mukura yihuye haravukiye Rayon Sport ntabwo bajya gufata Kiyovu ya Nyarugenge haravukiye Rayon Sport ntabwo bajya gufata Amagaju Nyamagabe ni nayo kipe yabayeho bwa mbere mu Rwanda sinzi mu makipe asigaye Amagaju niye imaze igihe niba ubizi simbizi ntabwo bajya gufata Amagaju Nyamagabe haravukiyeyo Rayon Sport niyo naho ngaho bihuriye rero yego reka duhamagare Ngabo Robeni tumubaze ibindi duhamagare Ngabo kugira ngo tutamutindira duhamagare Ngabo Robeni tumubaze ibindi none wowe ukihamagara Ngabo Robeni yego kuri Sport ni iki kubona ko harimo utuntu twakavuye cyane iki gikorwa ni iki kiza guhindura mu bintu biri muri Rayon Sport cyangwa mu bibazo biri muri Rayon Sport wowe mwiriwe neza Ngabo muraho twashakaga kubabaza ku gikorwa Rayon Sport imazemo iminsi ariko by'umwihariko ku munsi w'ejo aribwo muzakora ikirori cyangwa se muzavuga impamvu nyamukuru mumaze iminsi i Nyanza ubundi umwuka umeze gute igikorwa muzakora ejo ni bwoko ki murakoze cyane ni igikorwa cyateguwe n'akarere ka Nyanza ni igikorwa cyo kwizihiza imyaka 125 umujyi wa Nyanza umaze ubayeho ubu ngubu ni umujyi ubumbatiye cyangwa uzingatiye amateka y'u Rwanda ni nako karere katoranyijwe n'igihugu nko kuba igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco ibyo rero biri mu rwego kugira ngo tuzirikane igikorwa umwami Yuhi wa gatanu Musinga yakoze mu mwaka w'899 ubwo yahitaga mukuru w'umujyi wa Nyanza ubu umurwa mukuru w'u Rwanda utangira kwaguka gutyo ni umujyi munini urimo ibikorwa nyaburanga byinshi kandi byiza muri byo harimo n'ingoro y'umwami oro y'abami mu Rukari akaba aho turimo gukorera ubu ngubu ni ahahoze urukiko rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa turi muri ibyo birori rero tubimazemo icyumweru kuva ku wa mbere impamvu turi hano ni uko Nyanza izirikana ko mu bikorwa by'indashyikirwa umujyi wa Nyanza wageze muri iyi myaka 125 harimo no kuba harakukiye Rayon Sport n'umwe mu mishinga yageze ku ntego yakukiye hano muri Nyanza ni muri urwo rwego hano turimo turamurika amateka ya Rayon Sport tukamurika n'ibindi bikorwa bya Rayon Sport birimo imyambaro turimo turacuruza imyambaro turimo turanamurika ibikombe ikipe yatwaye binyuranye muri iyo gahunda turi hano rero kugera ubu tugeze kuwa gatanu twatangiye kuwa mbere ku munsi wo kuwa gatandatu kuri ku munsi w'ejo nibwo tuzasoza aho hateganyijwe ibikorwa bitatu harimo umukino wa gicuti uzahuza ikipe ya hano mu mujyi wa Nyanza y'abacuruzi cyangwa abantu muri PSF abafetera abantu bakina umupira kera yitwa Nyanza City Veteran izakina n'ikipe yitwa Rayon Sport Inuguyabe ikaba ari ikipe y'abahoze bakinira Rayon Sport barimo abakinnyi nk'aba Musa Kombi Bili bakayiranga Batista Abdulwimana abitwa ba Mohamed Kamari abitwa n'abakinnyi benshi n'abakinnyi ba Murangwa Eugene n'abakinnyi benshi ni match izatangira saa 6 hanyuma saa 9 zuzuye abo mukino uzahuza Rayon Sport na Mukura Victory Sport amakipe abiri y'amavandimwe amakipe abiri ahuje amateka kuba yaraturanye yavugaga muri za 60 ukuvuga ngo ni ibirori twiteguye neza nyuma yaho azaba igitaramo karahabutaka nk'uko mubyumva kuri background turi ahantu hari urusaku rwinshi kubera ko harimo haritegurwa icyo gitaramo kizaba kirimo abahanzi bakomeye barimo Bulldog barimo Riderman barimo n'abandi batandukanye umwuka umeze gute ku banyenyanza biteguye gute ikipe yabo bahora biteguye abanyenyanza burya wabanenga ikindi ariko ikipe ni yabo barayikunda barayikumbura kuko itaba Nyanza umuntu yavuga ati bahora biteguye by'umwihariko ko kwinjira ari ubuntu
abarazaza muri stade bazahagera hakiri kare bareba ikipe yabo bariteguye kandi ikipe nayo irabiteguye barishimira cyane kuza kubona abakinnyi ba Rayon Sport bagarutse mu kibuga nyuma y'iminsi bari bamaze mu mvune. Abo ngabo harimo nka Richard Ndayishimiye umukinnyi w'umurundi wari umaze iminsi adakina kuva shampiyona yatangira yari atarakina. Barimo nka Fall Nganye rutayizamu umusenegale nawe wagarutse wari umaze igihe afite ikibazo cy'imvune. Navuga ni umwuka ari mwiza muri rusange. N'abakinnyi bari bagiye mu ikipe y'igihugu barimo nka Niyonzima muri DSF bahugingo Hakim abo nabo bagarutse muri ekipe ku buryo ejo ikipe yacu izaba ifite umwanya mwiza wo kwipima. Yego ikipe ya Rayon Sport ari imaze iminsi wenda ititwara neza mu mikino ya shampiyona ejo ifite n'umukino ukomeye buriya umukino wahuza Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ubu ukomeye wari umaze kuvuga ko biteguye bameze neza ariko se abafana ba Rayon Sport bo umwuka wabo umeze gute mu bijyanye no kuvuga ngo ikipe yacu iteguye kuba yakina na Mukura? Nari maze kubikubwira ko bameze neza abafana bafite amatsiko yo kureba ikipe yabo. Hari n'abazaturuka i Kigali nahoze mvugana na ba Matici na Claude Muhanyimana babishinzwe. Hari n'abazaturuka i Kigali bakaza kureba iyi match, hari n'abagiye kurara hano, hari abo turimo tuvugana bamaze guhaguruka buryo stade izaba yuzuye nta kabuza kandi ikipe izaba ifana cyane. Yego ikipe ya Rayon Sport impamvu iri i Nyanza mu karere ka Nyanza impamvu yatumiwe hani hatumirwa APR ni hatumirwa Kiyovu Mukura n'izindi kipe Mukura yatumiwe nk'ikipe izakina na Rayon Sport ariko impamvu nyine mu byo biziza mu myaka 125 i Nyanza hari umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nuko havukiye na Rayon Sport. Ibyo birasobanutse neza. Iyo Rayon Sport rero nubwo ku murongo wa telefone murabibonye wenda bije gucika tutavuganye na Ngabo Robin ngo dusoze kuvugana tumubaze n'indi. Iyo Rayon Sport yavuze ko iteguye neza rwose yavuga ko bari shari bagarutse bese abakinnyi bayo bose bagarutse ariko ntagakomoje ku cyo ngiye kuvuga cya Haruna Niyonzima bivugwa yuko yaba yaramaze gusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport yo kuba yakomeza kuyibera umukinnyi nabo igakomeza kumuhemba nyine nabo nayo igakomeza kumubara mu bakozi bayo. Stop gatoya umva ubwino gato. Rero mu byavuzeho yirinze kuvuga ku bintu biri kuvugwa reka mbegere mu ndebe neza. Ku byavuzeho nizere ko ntabice FM ku byavuzeho yirinze kuvuga ngiye no kubongorera yirinze kuvuga kuri Haruna Niyonzima uti nukubera iki rero namakuru nibivugwa ntago mbifitiye kopi ngo mbifiteho nabikwereka ariko nibivugwa ari byo muri showbiz bajya bavuga ngo nibiba biri kuri iyi mihanda nukuvuga ngo biravuga ko Rayon Sport Haruna yatse amafaranga mu kuyaka amafaranga nk'umukinnyi yagombwa guhabwa icyo bita recruitment urukumva akazamo n'umushahara yaramaze kuba igihe asinye hari hashize igihe ko yaremerewe guhembwa. Ndizera ko abakurikira mu football muri rusange ibyo bintu bari kubyumva. Noneho ayatse amafaranga muye nabyo tujye tunabivuga neza ntago yatse amafaranga muyo yakoreye buryo wamaze gukorera umukire wawe ntaguhemba ariko ukwezi kwararangiye ufite contract urukumva yemeza ko uri umukozi we ayo mafaranga aba yakubikiye abarayawe. Clever buriya tuvuge ko ukwezi kwari gushizera buriya sinkare nta recruitment yagombaga gufata. Yes mu buryo bamuguzwa bamusinyishije batamwishyura ariko byandi byareba ariko bamubwira ati tuzagwigigiye kandi n'ukwezi kwari gushize. Yego none se igihe Haruna yatangiye kwakira amafaranga ukwezi kwari gushize Haruna bakina ama match ya gicuti nago yarahari shampiyona yatangiye none se ukwezi kutashize n'ubwo bagiye kuzikina kaza kirinyi nka Muhajiri ni ikipe yazamo byibura imikino 10 15 urukumva ikarangira ajya hanze. Ibyo bintu uze kubyumva neza unabisobanukira sibyo. Yego rero kuba yaramusabye kaza muri ntago wamushutse ku muntu ureba ejo hazaza ku muntu ushaka amafaranga yaramushutse nibyo bibiri yaramushutse ku muntu ushaka amafaranga ariko umenye ko Muhajiri afite imyaka 30 na no Haruna afite ingahe 30 nawe ni ingahe ni ingahe ni 6 n'irindwi akatubare ni 7 Muhajiri afite 3 numva ari 3 n'umwe n'ibiri ubwo hagati numva ngo tubare ko abantu bo kwa Haruna bagira imbaraga nawe afite imyaka 6 yo kubakina uzi imyaka 3 waba ukoze
oya ariko nanone ari uzi ibintu waba ukoze ariko ari muri polisi ari gukora neza ariko biraba bari kubikorera hanze mu bara bari kuyora ku Oya, mafaranga ntago. abayobozi igitiyo none twikomereze se twikomereze twebwe twigire muri breaking news duhamagara umuvandimwe katurebe wowe komeza umbaze hoya ndahari ngiye kukubaza namfata ningiye wo mwibariza kukubaza ngewe ndagira ngo nkubaze Yego. ku kintu kiri kuvugwa muri no mihanda Rayon Sport kuba wenda ntago tubigarukaho kuba Rayon Sport izakina ejo umukino wa gishuti na Mukura yiziza iyo myaka 125 yewe nta nubwo tujya gutinda yuko Haruna bashobora gutandukana usibye nawe hari n'abanyamahanga bari aba defenseur yazanye babanye barashaka ro kugura umwataka ara makuru ariko bamuvunyi abantu bose bace banoza ba Sadate abantu bose nyine baciye muri Rayon Sport bashaka kwiteranya bakagura umukinnyi na makuru umwataka aho ngaho na makuru abari aho ngaho none umwuka mubi mu bayobozi rero ugomba kubamo nese iyo namenye Patrick ati ndagiye iyo ubona bamwe batangiye kwegura already umwuka mubi waje ariko buriya nta muntu wegura yishimye atazagira ukubeshya Clever ntoroseho mbwiza ukuri umugabo witwa retired Jean Fidel Uwayezu yaratereranywe ntiyatereranywe Jean Fidel Uwayezu Yesu mukada uraho neza umeze fresh meze neza Clever man of the people umeze neza byatari nanjye meze neza mvuye kubomora mvuye kubomora nanjye ubu niteretse ndavuga ni ariko ubundi nitereka gute kandi mfite umuntu ushobora no unshobora kwitereka kambwira ati ariko wicaye nabi yego ndi mu kiganiro karabaye ubu nanjye niteretse ariko ndikuvuga ni kuki mfite umuntu grand frère mu byo kwitereka muri operation ishobora kwitereka kuki nicaye gutya mbumbye amaguru buriya niyambwira ati yabumbure cyangwa se wihengetse ihengure ihengamure mbere neza ndavuga ni noneho kugira ngo babone ko ibintu biri seriye ndi kwitereka cyangwa se nanjye ngomba kujya mbomora reka mbereke ko umuntu uri kumfasha muri iyi nganzo yo kubomora ari inshuti yanjye nanjye breaking news batagomba kuzibura hari niza azajyama yigire mu kavakansa akavuga ati petit frère ndagusize cyane aha ni muranda yego uravuga bayidemwe tubanze dushimire na Ubari Doswakimu wabashe gutereka yago Simba akavuga ati tuganire ngiki kiza murandasi nuko uri hose ukora yego ndagira ni rero nkubita breaking news nk'ebyiri eshatu baboneka ibintu bize biri seriye Clever urabizi ko breaking ari ibintu byanjye naraye ku makuru no kumbura ku burwayi Sabe yari yatubwiye afite nza gutungurwa nuko akagera atari zanjye zatangiye kumubona mu Bubiligi uri kututangiraho yabwira abantu bawe mbabwira ngo ese Sabe ni wa mujyo mu bihe bishize nigeze ku breaking ukuntu Sabe yaguze inzu mu gihugu cy'Ubufaransa ni umukire yinjiza agatubutse akora kope zikomeye abandi bagiye bamubona mu gihe cya kampeni bakabona ukuntu n'imisatsi ihinduka ari kugenda anyerezamo nyine nawe aba umusitari abantu benshi bakavuga ngo ari kwisanisha n'abantu baba i Burayi ese yiteguye kujyayo bakavuga ngo ese ayo makuru akigera hanze yuko yamaze kurira indege ese hari aho bihuriye na menace yago yari yamushyizemo yego ari kumwita uburyo nyine atatubaniye neza ariko ndabanza nkaberereka nkavuga ngo dushime Sabe dushime uruhare yagize kugira ngo aheshe agaciro aba YouTuber ariko nanone ntatubeshye aho ni umera nkumira uvuga ati nimba ushaka kugenda mu Bubiligi si ngombwa kutubwira ko urwaye umaze imyaka ufite YouTube urwara ariko ntubitubwire kubera ikicuro warwaye ukabitubwira ari ubwo warwaye kanseri
hari ubwo se warwaye indwara idakira Yego. ugahita ubona ni ya mind game kandi nyuma y'uko na mbere hose yarwaraga ariko ubu yazanye umukozi uhoraho witwa Tijara Kabendera. yego Ibyo tukabyibaza. Ibyo rero mbirekera mwebwe mwanarizi bihari ngiye nkagenda nkarenga urukuta nkavuga ngo bimeze bitararwaye nkahera kuri minyawe munenga. Abanyamakuru babavuza nduru baza bavuga ngo umuntu ngo baramuroze umuntu kuri kuzana mu Rwanda hano ducumbikiye abarozi. Ibintu byose ni amarozi, umuntu ucumbagiye ni amarozi. Nizo nkuru mwabonye umuntu kwivanga kuri Saba ahubwo ducukumbura amakuru ya nyayo. Sabe amaze iminsi 3 arandinze Liege niyo makuru naye nakiriye Clever. Urera ubwira abantu ba. Yego reka nyahere uburyo ari mu Bubiligi ibyo biba byakemutse. Mu bitimwe wigendere mwana wa mama wigire kwiruhukira. Tinda tatubwira muri siporo. Indi ya nyuma ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu twashyizeho akadomo ku mabombe ku ma one shot witwa Yago yavuze ngo umuhungu wanjye shyiraho akadomo ngwino nkwereka hari amafaranga mazima ureke gupfa abantu n'izi byose ziri hano nta yindi one shot yagazarekura ahubwo indi nkuru yagaceregeshwa kugira ngo Gomez usobanurira abantu nuko Yago bimwe mu bintu ababakire bari iruhande rwa Safari Gabana bari kiriki bakomeje kumubwira ngo turongora watweretse sheri nimba udafite n'ibiceri turagukorera ubukwe ariko tuzi icyo umugore amaze iyo ashimashi mu mugabo hafi aho iyo ari hafi aho ukuntu yoroshya ibintu umutsi nyine ukoroha. Ubwo niyo episode twinjiyemo imuze gutungurwa n'itime uko nyine bashaka no gushyingira Yago kugira ngo yubake urugo ruhamye cyane ko yatangiye no kubona ko bigoye kugaruka atari ibya vuba cyane. Cyo nacyoze kugisobanura noneho nkanongeraho yuko yanagiye yarabiteguye afite n'ibyangombwa bimwe mu byangombwa yari yarabonye na visa yo kujya muri Amerika yari yarayibonye. Uti bamubwiye ati ntuzongere kurekura iyindi bombe. Yindi bombe kwisha ibyo yavuze birahagije, abo yiteranyije nabo birahagije uretse nuko na leta na ribu yakumiriye ariko n'umukire bari kumwe yamubwatikira birarura birahagije reka dukorera amafaranga tuve mu matiku. Uti Haruna Niyonzima yaba yavuye muri Reyo niyo ya nyuma. Baba muzazi rejo de yanguriye agacupa ntacyo muvugaho. Ubundi navuze uburyo retired ya Rekirisu ndi retired murabipinga. Ubu amakuru ari muri Reyo nuko retired Jean Fidel retired Captain Jean Fidel Wayezo yavuze ngo nzongera kwiyamamaza muri Reyo. Nyuma yaho twabonye n'ubuyobozi bwawe bwaramuzanye haba minisita wa siporo haba umuyobozi wa RGB bose bari baravuyeho azaho abari bayoboye nabo nibo Sam Karenzi yakundaga kwisavuga ngo mwatuzaniye umuntu utari umureyo. Ubu rero nawe yabonye ko biremereye kuyobora Reyo bitoke aravuga ngo ngani mwitorere perezida mushaka mumuzane muri uku kwa 10 mu nteko rusange ubundi abiyoborere. Ngiye ibyo nakoze birahagije ariko nanone mbibutse ko retired yakora ibyiza yakora ibibi yashora muri Reyo atayishoramo ariko nanone n'ubwa mbere muri Reyo habaye audit bigafata ubusa bakabona ibintu byose biri clear. N'ubwa mbere aba perezida bose bigira imyoza nta wabikoze ni maguyi. Reyo ni kimaranzara, Reyo ni kirarika uje wese ashaka inyungu ze. Ibyo twagiye tubibona compared na retired ku buyobozi bwe urabona ko yagiye abimfura abinyangamugayo kandi kubinyangamugayo no gutangira uvuga ngo mwinyitega amafaranga nge nta yanjye nzashyiraho bakabyumva bakiciraguraho bakarakara ariko akabikora ntiyikoreho kandi bibonetse akabimanaginga. Reyo ubwo y'abagabo dukuyemo igikombe cy'amahoro kuri iyi manda. Ahubwo nanjye nakubaza nk'umunyamakuru ati wowe nk'umuntu ukunda siporo uzibukira kuki retired? Yaje muri Reyo Sport mu gihe arimo arayihindura ku bijyanye na bya bindi bajya kumva ngo abakinnyi bigumuye ngo ntibahembwe n'icyo kibazo cyabaga yaragihandoringaga ku buryo kitajya hanze. Financial Reyo Sport ari hejuru mu gihe retired amazeho. Mbere rwose regisoje umwaka nta muntu utatse umushahara. Wabonye ko Brenda yasabye imbabazi?
ni bose ku murongo na Godifata n'abandi n'indi utazazisaba Yego. usibye Jihad na Irene na Sabe kandi abo ni abasiniya hari n'igihe usaba imbabazi ukabona ibyo wangije n'ibyo byinshi umuntu n'ubundi yaridekaraye yaragiye Yego. uba ugomba kumanaginga urwo rwego mugezeho ayo mabrand mugomba gukora ntabwo uko Eminyawe yapfukama ntabwo uko Skyto yapfukama ntabwo uko Batima Kaca yapfukama Ariko Jihad yapfukama. bingana nuko Brian cyangwa se nabo bandi bamaze igihe bapfukama ibyo nabyo tubimanaje. Icyanyuma dore umwanya wawe rwose uri umuntu w'umugabo. DJ Brian yamaze kuvuga yuko Eminyawe ariwe watumye ava ku isibo mu kiganiro bakoraga bari kumwe bitewe ngo n'utugambo avuga atazi aha tuvana. Yego. Narabibabwiye Clever nimba utarakurikiye inkuru nakoze mvuga ngo Eminyawe yaturutse he yaturutse yari Karyasi wa Jean Pierre Kagabo araza aritereka ntiyabiha agaciro akomeza kuvugavuga n'ubu niyo magambo ari kumukurikira ukuntu aba yataka amabrandi atobanga abeshya ibinyoma ngo Sabe ngo baramuroze abo banyamakuru mushaka muri iki gihugu Clever warize ushyira mu gaciro abo nibo mujya kumva muhesha view ibyo nibyo dukumira none se uretse uwo uri kumbaza iki kibazo uzi uburyo Jihad yarekeretse Eminyawe azi ko bagiye gukorana akamujyana ku kahoteli ka make barangiza bagasangira ngo ubunyama buri aho ngaho ngo aramuzanye yamukoze ibiki ntiyahise amwikaca ntiyahise ahereza agaciro kimo Yego. Yane yamukorera iki hari umuntu ubujabiriye ariko nanone nta kontrol ururimi no kwijandika ngo abomore ugasanga niwe wibomoye ni cyo kindi muteze kuri Eminyawe ya hostinga nde mpuzamahanga uje ngo uvuge ngo niwe musangiza kuri plato sibyo amateka barohamo arayabenzango mwaraye mu bubari musobana umuntu w'umumodereta biri karera niko kazi akora koko k'ubunyamakuru bw'ibihuha bw'ibinyoma ibyo ndamugaya naramubagaye na parikuru yirabyerekana na Brian nta kindi yavuga ahubwo niyamenye ubwenge ntihajye muri CV kuvuga ngo Brian ngo ni Eminyawe wantesheje niwe wamenesheje ibyo nabyo birasebya Brian hari umuntu udafite icyo ahomba ejo bundi twari turimo tuganira kuri Fata turi kuganira no kubyaba Jihad turavuga ati ntago mu bantu yago yangije yasebeje business zabo ntago Jihad arimo kubera iki kubera ko ntacyo ahomba kubera iki kubera ko nta muntu influencinga ungana n'uwo Sabe influencinga ungana n'uwo Emirene ya influencinga dutangira gukomoza ku ma platform manini yago yatobanze tuje turamushusho ngari ntago mukada ndi ku rwego rwo kuza kwanariza abo ba Eminyawe twarababwiye bakanga kumva barangiza bakikura n'amata ku munwa ngo bagiye ngo kwirukanka inyuma ibiguruka Mukada we Clever man of the people urakoze cyane kwitereka ndetse no kumfasha wamfura we ubabwire kandi unsuhurize Yves nkuye mu rujyo mubwire turi umuvandimwe Mukada gufite ku mutima urakoze cyane kabisa asante poa ya bintu byose turabyumvise abadukurikiye turanasoje urakoze cyane kimwe mwebwe twatangiranye iki kiganiro tukakigirana no ku musozo Chimroda wema gukora subscribe share na comment tuzaba ni mu bindi biganiro shalom nge mwanyumvishe ndi a man of the people Astra Vista wowe